have a power from heaven. I have a power from hell. I have a power from darkness. No one stand before me. I have a supernatural power. No one stop me. I have a power. I am a prophet. I come from God. No one fight to me. I have a supernatural power. Angels from heaven. His abantu bose bazi ko isabato ngiye kuzabica mbarangiza. We moving in Jerusalem as Hosantia. We moving in Jerusalem as Hosantia. We moving in Jerusalem. We moving in Jerusalem as Hosantia. We moving in Jerusalem. We moving in Jerusalem. Dufite plane y'imyaka 7. Iyi plane y'imyaka 7 igomba kurangira mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ni nayo mpamvu isi yacu igomba gukurwaho, hakaba isi nshya, hakabaho n'ijuru rishya. No kuvanga isi yacu bidatinze. Murabizi yuko ejo bundi hariya i Roma mu Butaliyani hariya mba kwa papa, hari ifatikane nasohoye itangazo, nasohoye action plan yanjye. Action plan yanjye ni y'imyaka 7. Iyi myaka 7 nge nka antikristo, nge papa, ni ngewe ngomba kuyikoreramo. Kandi ko iyi si yose igomba kurangira mu mwaka w'ibihumbi 2027. Mu mwaka w'ibihumbi 2031 niwo munsi ntarengwa. Ubu mwese ndabategetse nshyizeho itegeko, nimwongere gusenga ku isabato. Nimwongere gusenga ku isabato, mujye musenga ku cyumweru, kuko ubu ngiye gutangira abantu bose basenga ku isabato. Ntangire mbahige bukwari, ntangire mbahige kugira ngo mujye muruhuka ku cyumweru, kubera yuko ubu murimo kwangiza ibidukikije, kandi mukaba mufiteho n'ikindi kintu cyo icyambere. Bamwe ntago mushaka mwubahiriza gahunda za leta, abandi ntago bashaka gukingirwa, abandi ntago mushaka kugira ngo musenge ku cyumweru, kandi murabizi ko ku cyumweru ari wo munsi wanjye. Mugomba rero gusenga ku cyumweru uko byagenda kose. Isabato yanyu ndayihagaritse. Kandi noneho ejo bundi ku itariki 21 z'ukwa 17 niwo munsi wa nyuma wo gukuraho isabato. Ubu ngubu plan yanjye nuko ngomba kugira ngo amahanga yose ajya ruhuka ku cyumweru, kugira ngo twubahirize umunsi w'umukozi ku cyumweru. Amahanga yose akazajya asenga ku cyumweru kugira ngo twubahirize umunsi w'abakozi n'umunsi w'ibyaremwe n'umunsi w'ibidukikije. Murabizi ko dufite igihe, murabizi ko dufite isi yacu irimo kugenda ihindagurika, ari ihindagurika ry'ikirere. Kugira ngo twubahirize iri hindagurika ry'ikirere nuko mwese mwagenda mukazajya musenga ku cyumweru. Kandi ndabategetse mugomba kuzajya musenga ku cyumweru, kubera ko ni nako n'iminsi ikurikirana. Iyi action plan yanjye y'imyaka 7 igomba kurangira n'isi igakurwaho, ikavaho, hakabaho ijuru rishya n'isi nshya, agahita habaho Yerusalemu nshya. Abantu bose bazi ko isabato ngiye kuzabica mbarangiza. Power from heaven. I have a power from hell. I have a power from darkness. No one stand before me. I have a supernatural power. No one stop me. I have a power. I am a prophet. I come from God. No one fight to me. I have a supernatural power. Angels from heaven. His Zechariah chapter 14, the Bible said, many nations, many countries, many people attack in Jerusalem. Why battles fighting in Jerusalem? David said, the cry
his attack in Jerusalem. Cry every morning, cry in Jerusalem. The time has come, the king of course, the king of Kaskaz. His battles, his fighting. Armageddon is begun. If heaven is over, you see, come and see. New heaven, new earth. Today 60,000 years. One day will be ending. Today 60,000 years. Subiza inyuma ubwenge bw'abanyabwenge, ubwenge bwabo nkabuhindura ubusa. Isi itegekewe imyaka 6,000, hakabaho ijuru rishya n'isi nshya. Tukima imyaka 1,000 muri Yerusalemu. Tangira ubare uhereye igihe Adamu yacumuraga, nibwo imyaka 6,000 yatangiwe kubara. Byahanuwe n'abahanuzi benshi cyane batandukanye. Danieli yarabihanuye, ibyahishuwe Yohana, Yeremiya, Yesaya, Ezekiyeli, Yobu, Hoseya, urwandiko rwa Petero igice cya 3, Zaburi ya 90. Umunsi umwe ku Mana ni imyaka 1,000. Isi igeze ku iherezo, hahirwa ibishura byo mu maraso y'umwana w'intama. Imana izakora itabanje guhishurira intore zayo ziyubaha ku manywa na nijoro. Imyaka 6,000 uhereye igihe Adamu yacumuraga, ugatangira kubara ukageza mu mwaka w'2027, cyangwa se umwaka w'2031. Petero nimubona inyenyeri mu kirere, iyo myaka nzayigabanya cyangwa nyongere. Bitegekewe ubwoko bwawe bwa Isiraheli, butegekewe isi yose. Imperuka izabaho ku gihe cyategetswe. Umuhanuzi Petero ati iyo myaka nzayigabanya cyangwa nyongere, kubera ko ubwitorero nirigira umwete wo gusenga rigatebutsa kugaruka kwa Yesu Kristo. One day will be ending. Today 60,000 years. 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 Abari mu isi bose, amahanga menshi, ibihugu byinshi, bose barayihururira. Ni uko izina rye ritanditse mu gitabo cy'ubugingo, uwo azayiramya. Iyo nyamaswa wabonye ni Roma nyir'isito. Agishoni purani yanjye y'imyaka 7 mu mwaka w'2022. Isabato nzayikuraho, nzakuraho ibihe n'amategeko. Amategeko 10 y'Imana nzayakuraho, nzashyiraho amategeko 11 yanjye muyaramye, n'icyumweru cyanjye mu kiruhuke mu kiramye. Amahanga menshi, ibihugu byinshi bizaruhuka ku cyumweru. Ku cyumweru bisobanuye ku wa mbere w'iminsi 7. Mwubahiriza itegeko ryanjye. Utaryubahirije wese azarwanywa, azicwa, azirukanwa kurwe muti. Hahirwa abafite Uwiteka nk'umutabazi, nimuhungire mu mababa ya Yesu Kristo. I will remain in Jerusalem. I will
hasi n'ikuzimu, ingofero yanjye n'inkoni yanjye hariho umubare 666. ni umubare w'ubutegetsi. ibyose bishyizwe imbere yanjye kugira ngo mbitegeke, kuko ari igihe cyashyizweho. ninjye mwami wa Roma nyirisitu, ninjye mwami w'ikasikazi, ninjye munyabugome, ndi ikizira cy'umurimbuzi, ndi umwami w'umunyamwaga, ninjye antikrisitu, ndi nyina w'abamaraya. amahanga menshi, ibihugu byinshi, bose barandamya. ifeza n'izahabu byose ni ibyanjye, mbiha umuntu wese undemyije akaramya n'igishushanyo cyanjye n'umunsi wanjye w'icyumweru. ku wa mbere w'iminsi 7, iri joro isabato y'umunsi wa 7 ndayikuraho, nimika icyumweru cy'umunsi wa mbere. amahanga yose agomba kundamya ku wa mbere. tuzima muri Yerusalemu nshya y'Imana, imyaka 1000, umuhanuzi yakifaya. C'est 7 baby. Isi n'ijuru bwiza Pawulo abahibisha, ijuru rishya maze haze n'isi nshya. Yesu ageze ku bicu maze aje ngo kubica, aje guhana no guhemba abamukuru. Isi n'ijuru bwiza Pawulo abahibisha, ijuru rishya maze haze n'isi nshya. Yesu ageze ku bicu maze aje ngo kubica, aje guhana no guhemba abamukuru. inama igiye kubera muri Afurika hafi ya Ethiopia. nyuma y'iyo nama hazabaho kugomera isumba byose. amategeko y'Uwiteka bazayakuraho, nuko imperuka nayo izaherako ihite iba. Yesaya igice cya 18, nuko bazakuraho isabato kandi ari iduhuza n'Imana. hazaba ari igihe gikomeye kitigeze kubaho kuva isi yaremwa. Isi n'ijuru bwiza Pawulo abahibisha, ijuru rishya maze haze n'isi nshya. Yesu ageze ku bicu maze aje ngo kubica, aje guhana no guhemba abamukuru. Isi n'ijuru bwiza Pawulo abahibisha, ijuru rishya maze haze n'isi nshya. Yesu ageze ku bicu maze aje ngo kubica, aje guhana no guhemba abamukuru. amategeko y'amadini namwe itegeko rigiye guturuka i Roma, nuko rikwirakwira isi yose. ifaranga naryo rizaba rimwe, nuko intambara hirya no hino, ishyanga rizatera irindi, indwara z'ibyorezo hirya no hino, nuko imperuka nayo izahita iba. Isi n'ijuru bwiza Pawulo abahibisha, ijuru rishya maze haze n'isi nshya. Yesu ageze ku bicu maze aje ngo kubica, aje guhana no guhemba abamukuru. Isi n'ijuru bwiza Pawulo abahibisha, ijuru rishya maze haze n'isi nshya. Yesu ageze ku bicu maze aje ngo kubica, aje guhana no guhemba abamukuru. ikizira cy'umurimbuzi cyahanuwe na Daniel. ikizira cy'umurimbuzi Yesu ati nimubona ikizira cy'umurimbuzi kigeze ahera hahera, muzamenye ko byose byarangiye. ikizira cy'umurimbuzi cyarahishuwe, ikizira cy'umurimbuzi cyaragaragaye. isi igeze ku iherezo, hahirwa abamesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama.
ya miti nyafurika yabonetse. Iyi miti ivura indwara nyinshi cyane zitandukanye. Tuvura indwara zo mu mutwe izo arizo zose, tuvura indwara z'ubuhumekero, asima, anjine n'izindi ndwara nyinshi z'ubuhumekero. Tuvura indwara zo mu mubiri zananiranye, harimo igifu, umwijima, impyiko, impindura, umutima n'izindi nyinshi zo mu mubiri turazivura zigakira. Tuvura indwara z'inyuma ku ruhu, amarozi y'amahuherano turayavura agakira. Tuvura indwara zo ku ruhu nk'amahumane n'izindi nyinshi cyane zo ku ruhu. Tuvura indwara zo mu gitsina nyinshi cyane zitandukanye, harimo nka telekomunasi, harimo uburagaza, harimo izindi ndwara nyinshi zitandukanye, harimo nk'imitezi, harimo na mburugu, harimo n'uburagaza. Izo ndwara zose tuzifitiye umuti, turazivura zigakira. Tugane tukuvure ukire. Dutanga umuti utuma igitsina gikura kigakora neza, dutanga umuti uvura uburemba, dutanga umuti uvura ubugumba, dutanga umuti wo gutera akabariro ku bagabo, dutanga umuti w'amavangingo ku badamu, dutanga umuti wo guca imyeyo ku bagore no ku bakobwa, dutanga umuti uvura amarozi y'amategano n'amarozi y'amahuherano, dutanga umuti ugakira amarozi y'amaryano, dutanga umuti w'ubucuruzi, dutanga umuti w'urukundo, dutanga umuti uvura mukagatare, tuvura indwara nka amibe n'inzoka zo mu nda zitandukanye, tuvura diyabete, tuvura kanseri, tuvura pararize, tuvura amibe. Dutanga umuti ugahurwa itabi n'inzoga, tuguha umuti igitsina kigakura kikaba kinini. Tugane dufite imiti myinshi cyane itandukanye. Ku badamu bikinishije tubaha umuti bagahurwa kwikinisha, ku bahungu bikinishije tubaha umuti bagahurwa kwikinisha, igitsina kikongera kigakora kikamera neza. Uyu muganga avura n'izindi ndwara nyinshi cyane tutavuze haruguru. Wamusanga kuri iyi nimero 0790 055 7631, 0790 055 7631. Iya Tigo ni 0739 98 18 428, 07 gatatu 98 18 428. Dukora indirimbo, tugakora n'amafilimi, tugukorera indirimbo ya audio, tugagukorera n'indirimbo ya video, dukora n'amafilimi atandukanye. Tugane dukorera hano mu mujyi wa Kigali, kandi dukorera ku giciro utasanga ahandi. Tugane tugufashe kuri 0788 52 13 50. Ya filimi mwari mutegereje muri benshi yasohotse, ubu yabaye iya mbere ku isi, yabaye iya mbere muri Hollywood. Iyi filimi ntuyicikwe, ubu tuvugana yageze kuri YouTube, bayita Get of Hell. Iyi season irimo kubica bigacika, irimo imirwano, irimo urukundo, irimo ibintu byinshi cyane bitandukanye. Yikurikirane kuri YouTube, kuri TV7 AS Kabuye. Iyi filimi irimo ibyamamare by'abanyamerika, irimo ibyamamare byo muri Hollywood. Iyi filimi nigucike, yitwa Get of Hell. Iyi filimi nigucike, ubu tuvugane yageze kuri YouTube. Yikurikirane wirebera ibyamamare. Itaziburirwa irengero, abandi bicara hasi harashya. Yesu we, kumbi Master Fire yiyiziye, Master Fire yiyiziye, aratwika. Dore ukabyara, dore imbaraga, dore imbaraga, dore imbaraga. Yewe arahangaha. Yewe aipo yarigize akara kajya harongera arabyuka. Yesu we, dore amaso aracana ibi, ararabagirana. Arangije rimwe